Yes, ibihe byiza kuri mwe mukunda kandi mugakurikira ibiganiro bya Imena TV show. Nizere ko mumeze neza cyane kandi mushima Imana. Mr. Nzovu meze neza? Ameze neza. Ndi kumwe rero na Nzovu, ngira ngo muramuzi, muramukunda cyane. Abantu mwagiye mureba mu biganiro bigiye bitandukanye. Uyu munsi rero turi kumwe mu kiganiro live. Iyi ni Imena TV show. Suhuza abantu bakurikiye Imena TV show. Ndasuhuje abakurikiranye Imena TV show. Bose muraba agaciro abakoze ibyo twita abasab, share na comment rwose ni nk'amashyi. Abakoze subscribe. Aha. Murimo murumva rero ko turi ku muhanda, ibikamyo birimo biragenda bitambuka, ntago twabihagarika, ariko twe turaza kugenda tuganira. Nzovu, hanyuma abantu batakuzi, Nzovu ni muntu ki? Ibwira abantu hanyuma ubundi twavuze. Njyewe ndi umupapa w'abana bane, nkabafite umudamu ko ntiwagira abana bane, ngo ntabwo bari ababyeyi ku giti, babyaranye na mama Sandrine. Nuvuga ngo mama Sandrine mufitanye abana bangahe? Bane. Mama Sandrine mufitanye abana bane. Nuvuga ngo niwe mugore wenyine mwabyaranye? Niwe wenyine abo bana bane na umugore. Abana bane nabo umugore umwe. Aha, reka rero dushimire mwe mwese mudukurikira, bakoze subscribe, abakoze share, abakoze like na comment. Nkuko Nzovu yabivuze, turabashimiye mwese. Reka twibutse abantu ko ishuri ryiza mu mujyi wa Kigali, ishuri rishobora kugufashiriza umwana kuva muri nasari ya mbere kugeza muri primaire ya gatandatu, ni ishuri ryitwa Bize Foundation School. Ngo ni irihe? Bize Foundation School. Okay. Ni Bize Foundation School rero ni ishuri ryiza cyane, ni ishuri rishobora kugufasha mu bijyanye no kukurerera umwana. Ubu dufite na programu ya creche, ya programu yo gusigarana abana, nayo turayubaka, abana bagasigara ku ishuri kugeza igihe baje kubafatira ku mugoroba bavuye ku kazi. Hari igihe umuntu aba afite hari igihe urabona n'abakozi bafite akazi ka leta mu masasita ntabwo bajya bakunda kuboneka bafite ikiruhuko gitoya cyane. Ubwo rero urumva umwana ashobora kuba ari ku ishuri, bakamugaburira, nimba ari n'abana bato bakabereka aho bagomba kuryama bakaruhuka. Mubwire ko ndi hano. Papa wiwe yava ku kazi cyangwa mama ndi hano ndi tayari nta kibazo. Oya none se abangaba se abana bose hari ubwo bari bugaragaremo? Okay. Ye murimo murabyumva rero, ubu twe tugiye mu kiganiro, sibyo? Nuko nagira ngo Nzovu adusuhuzemo gakeya. Nzovu, urimo urumva ikintu kijyanye n'ingo zirimo kugenda zisenyuka hirya no hino, ingo zirimo ziragenda zisenyuka, ama divorce. Ubona divorce ziterwa n'iki? Divorce ziterwa yuko ni hagati y'umugabo n'umugore baba badafite batarimo guhuza neza. Baba batahuza neza rero bikaba ngombwa yuko batandukana. Iyo wumvise ibi bintu birimo bigenda bivugwa, Vestina arasenye, Kimenyi arasenye, ibi wowe ubibona gute? Ubona ni icyo ubona gikwiye gukosorwa nk'umuntu mukuru, umusaza Nzovu imyaka 50 n'ingahe? Ariko njye uko mbibona bari abantu baba bagiye kubana na mbere, baba bagiye kubana nta rukundo bafite, buri wese afite ibyo akurikiranyeho, agenda nko Vestina kuko nimba ari byo wasanga inda Vestina yarakurikiranye amafaranga, cyangwa ugasanga nahi n'igihe umukobwa agenda akarongorwa, amakurongorwa umugabo akaba yamucima. Ibintu byo guca inyuma nibyo birimo gutuma abantu basenya ingo muri iki gihe. Ese Nzovu, biriya bintu byo kuba abantu barimo batekereza ko ngo uriya mugabo wa Vestina ashobora kuba mu bintu biri gutuma bagiye gutandukana, ngo harimo no kuba yamufata ku ngufu, biriya bintu wowe ubona ari byo? Wabyemera gufata umuntu ku ngufu gute se kandi aba ari umugabo n'umugore? Ku ngufu rwose birangiye ntacyo mbiziho, kuko kandi umenye ko umugabo ashobora kubishaka, umugore atarabishaka. Icyo gihe rero iyo bibaye byitwa ko umufashe ku ngufu.
biriya rero reka ngwene imenagitero iby'ingo z'abandi ntitugapfe kubyinjiramo cyane icyo gihe baravuga ngo iyo nta foto nta cyabaye ibyo ntacyo tubiziho rwose nibo babizi ubwabo ni iki rero wabwira abantu barimo bavuga ngo Vestina afite ibyo yakurikiye badashobora no kumva ko biriya bibaho kubera ko byanze bikunze muri sosiyete nyarwanda biriya bibaho kuki abantu iyo babonye ikintu kibi kibaye ku muntu iyo babonye ikintu kiri skandale kibaye ku muntu kuki ari bwo noneho babona ibyo kuvuga kandi wenda mbere batamuvugagaho cyane kandi ari gukora ibyiza ni amakuru ayo aba ari amakuru ndabizi ubu abanyamakuru batangiye kumushaka ngo bazagire ibyo bamubaza rero ndumva ibyo tutanabitindaho cyane tubiharire ababishinzwe barahari akenshi kuko twebwe ntabwo twagiye no muri ubwo bukwe ntabwo baba banadutumiyemo ubwo rero tugira abandi tubiharira twebwe ko kubyinjiramo cyane Nzovu wumva kuba umugore n'umugabo babanye neza byagira ingaruka zihe ku mwana uri kwiga mbese ubwo urumva umugabo n'umugore iyo babanyeho neza bishimisha na ba bana kandi muba murimo kubaha uburere bwiza noneho ibaze nimba ufite abana ukaba ufite abahungu ukaba ufite abakobwa noneho mukazamuhora ababyeyi babo bashwana iki n'ibiki mugahitamo mugira divorce abana bakajya ku ruhande rumwe bashaka kujya kwa nyina cyangwa bakajya kwa papa wabo tuba turimo kwigisha abana bacu ibintu bitari byiza kuko na wa mwana azakura afite se ndashaka nimba ari umukobwa ndashaka mama yarubatse ko atabona na papa ngenda ndashaka iki ugasanga tuba turimo kwigisha ibintu bitari byiza bivuze ngo amakimbirane y'umugabo n'umugore ashobora kugira ingaruka ku mibereho y'umwana ku mibereho y'umwana niki wabwira nonaha turimo tugana ku musozo niki wabwira umugore n'umugabo cyangwa se famiye ziri mu makimbirane tuvugana kandi bafite abana batoya bari muri nasari bari muri primaire niki wabwira izo niki wabwira izo nababwira nimba bagiye no gushwana hagatunga n'umugore bazaye bajya ahantu kure ibyo babiganira n'abana sina ngombwa kubyumva sina ngombwa rwose mu barimo kwica abana mu mutwe rwose mbabwiza ukuri njye nongeye mvuge reba nk'iriya foto y'uriya munyamakuru n'umugore wiwe icyo gihe rero abana bazakura bareba iriya foto kuko abana biga basigaye bazi ubwenge bariga amakompiyuta bariga za kamera uravuga ya mpano ari kwikinisha biriya byo ni bibi cyane uba ufite ibyo ushaka mbese ni ukwica urubyiruko mu mutwe reka gushimire rero igira mu kiganiro nanjye ndaje mu kanya hanyuma rero mu minota mikeya twari dufashe twarimo turebera hamwe izi couple cyangwa se aya mafamiye dufite izi ngo zacu ukuntu zibanye birimo birateza ikibazo ugasanga umugore n'umugabo barimo bararwana umwe yasinze undi bimeze gutya na gutya ibyo bibazo rero byafectinga ubuzima bw'abana nigeze gutanga inama ndavuga ngo si byiza niba uri umugabo ukaba ufite umugore mukagirana ikibazo ko mushwanira imbere y'umwana gerageza niba n'icyo kibazo cyavutse niba nayo makimbirane ahari murebe ukuntu ibyo bintu mubikemura ubwanyu abana batabijemo kuko abana nibabizamo bizabafekta mu buryo buri education bizabafekta no mu buryo bw'imibereho yabo ya buri munsi ni ibintu tumaze iminsi tubona mu bana tugenda twakira yaba mu ma training tujyamo hirya no hino yaba no mu bigo bitandukanye hirya no hino ujya kubona ukabona umwana arihebye ukabona umwana ntabayeho neza ukabona umwana ntiyishimye ariko waganira nawe ugasanga ibyo biraturuka ku babyeyi rero ni wowe ubwirwa ni njye ubwirwa motivation of the day y'uyu munsi iravuga ngo gerageza guhisha umwana ingeso zawe mbi mu rugo kugira ngo umwana azabyirukane ingeso nziza ndimboreza makuzo rutse abangira cyongera ku rugamba mushaka mutagira imbe umuntu nkaba rwisendekereza muri marwa muri mato mu majyambere cyo ku rugamba rw'ugumira nkiko nitwa MC Imena Gitero Moses ushobora gukora subscribe share like na comments kugira ngo ibintu bishobore kugenda biba byiza sharinga iki kiganiro niba wumva kikunejeje kugira ngo dushobore gusangira byinshi bigiye bitandukanye ndakwibutsa ko ndi MC mu bukwe mfite sonorisation mfite abateka mfite abavuga amazina y'inka mfite abasaza basaba n'abasabwa
ibyo byose tubitanga ku giciro cyiza. Twandikire kuri iyo nimero ubona kuri ecran yawe, ubundi tugufashe ibirori byawe tubihindura ibyacu, ibirori byawe bibe umunezero wacu. Iyi ni Imena TV show, nitwa MC Imena Gitero Moses. Bye bye, ciao ciao, hasta la vista. Ndabakunda, Imana ibarinde.